murabona ko zimeze neza kandi umwana ko zitamugora ahekenya agira gute, biroroshye ko yazirya. Mute abakunzi bacu, tugiye gukorana imbuto zo guha abana. Ushobora nawe kuba ufite abana badakunda imbuto kuzirya bisanzwe, uzibakorera bakazanga, ariko uku kuntu ugiye kubereka iyo ubikoze gutya pe, abana barazirya kandi ntibazange. Ushobora kuzifata ugashyira mu gacupa, ugashyiramo umuheha, noneho ugapfundikira bakajya bakurura n'umuheha. Barazinywa pe, barazinywa kandi ntibagende bazanga. Hari abana baba badakunda kurya imbuto. Dukoresheje umwembe umwe n'ipapayi imwe na pome imwe. Nawe ushobora gushyiramo n'izindi mbuto bitewe n'uko ushaka kuziha umwana, ariko rwose uzabigenze gutya umwana azabikunda kandi imbuto azagenda azikunda zimenyera. Pome y'umutuku nayo ngiye kuyikatamo duto, kugira ngo ubanza kubikatamo duto kugira ngo worohereze blender mu gukata, mu kubisya ntibiyinanire, kuko iyo ushyizemo ibintu binini nanone irabisya, ariko ikabisya mu buryo bubi, cyangwa ukaba wanatuma inzembe zayo zipfa. Ipapayi yo ndakoreshaho igice kimwe, ntabwo ndi buyikoreshe yose, ndakoresha iki gipande cyonyine. Imbuto twamaze kuzikora, murabona ko zimeze neza kandi umwana ko zitamugora ahekenya agira gute, biroroshye ko yazirya, ariko n'umuntu mukuru yazirya.